Iyi nkuru ni iy'umwana wanze mama we amuhora kuko yari afite ijisho rimwe. Uwo mwana yari umuhungu. Umunsi umwe hari ikigo kimwe umwana yigagaho ndetse na mama wiwe yakoragaho isuku, nuko uwo mwana yari umunyabwenge ku rwego rwo hejuru cyane, ndetse uwo mwana abantu benshi cyangwa abanyeshuri benshi baramurwaniraga kuba inshuti y'uwo mwana, cyane ko ababaga inshuti y'uwo mwana bamukoragaho ibintu bikomeye cyane, kumenyekana nko mu kigo ndetse kumenywa n'abayobozi, kumenywa n'abarimu ndetse bakamenya n'ubwenge. Yari umunyabwenge cyane, gusa uwo mwana ababaga inshuti ziwe baramenyekanaga, bakamenywa n'abarimu ndetse na rubanda nyamwinshi, ndetse bakamenya n'ubwenge. Uwo mwana yari afite mama wiwe yakoraga muri icyo kigo akora amasuku, afite ijisho rimwe. Umunsi umwe uwo mubyeyi yinjiye mu ishuri atunguye uwo mwana, ajya kureba amanota y'uwo mwana atamubwiye ko ari buze kureba amanota. Nibwo yinjiye mu ishuri atunguye uwo mwana, nuko uwo mwana abonye mama wiwe yinjiye mu ishuri yumva agize ikimwaro, agira igisebo, abura aho kwigwa, yifata mu maso. Abanyeshuri bagenzi be bamubonye baraseka cyane, barakwengwenyuka, barangije birabatangaza cyane, babyibazaho. Barangije bitegereza wa mwana wari uzi ubwenge ndetse w'umusitari, baramubaza bati, ese uriya koko yaba ari mama wawe? Babivuga bashinyagura, bamuseka cyane. Nuko uwo mwana ntabwo yigeze abasubiza. Arangije yumva agize isoni ndetse n'ikimwaro, cyane ko ibyo byose yabiterwaga nuko mama we yari akora akazi kabi k'akanyamasuku, ndetse ko afite n'ijisho rimwe. Nuko bakomeje kuba muri ubwo buzima, umwana akomeza kuba muri ubwo buzima we na mama wiwe. Ntibyaje gutinda, umwana yaje kugira imyaka 18. Si we wabonye uwo munsi ugeze, yahise asohoka mu nzu y'iwabo atabwiye nyina ngo agiye he, ahita ashogoshera aragenda. Nuko uwo mwana aragenda arakora, ashaka umukobwa wo kubana nawe, barangije baragenda barabana. Umukobwa aramubaza ngo mbese nta mama wawe ufite ndetse nta babyeyi ufite? Arangije avuga yuko bose bagize bapfuye. Nuko uwo mwana aragenda arabyara, agira abana, agira urugo rwiza cyane ko uwo mwana burya yari umuhanga, yaraje arafatisha, abaho mu buzima bwiza. Nuko umubyeyi yabaye aho ngaho ariyumvira, areba imyaka yari imaze gushira atabonana n'umuhungu wiwe, yumva aramukumbuye cyane. Arangije akora ubushakashatsi cyangwa iperereza, amenya aho umuhungu wiwe yaba atuye, umujyi uwo ari we. Nuko arangije bukeye mu gitondo buracya, arashogoshera ajya gusura umuhungu we arebe nuko byaba byaragenze, cyane ko abaturanyi bari baramubwiye ko umuhungu wiwe yamaze no kubaka urugo. Nuko uwo mubyeyi byaramushimishije cyane, nyina wa wa mwana. Uwo mubyeyi ufite akajisho kamwe biramushimisha ndetse biramunezeza cyane, niko gufata umwanzuro wo kujya kumusura. Ubwo yagezeyo muri uwo mujyi uwo muhungu we yaba atuyemo, yabajije abaturanyi, arabaza ngo ese kwa muhungu wanjye? Ubwo yamuvuze izina, barangije
bamurangira urugo atuyemo. Yabonye ari urugo rwiza runejeje, birangije biramunezeza kuba afite umwana witeje imbere, akaba abayeho neza cyane ko byari byarakunze uwo mwana yari umunyabwenge. Nuko uwo mubyeyi yaragiye, ntibyatinze arakomanga, arangije gukomanga abana bahise baza birukanga. Abana b'uwo muhungu ubwo yari yarabaye umugabo baraza barakingura, barangije barikanga. Uti papa noneho turahumanye, ati nawe ngwino udutabare, hano haje inyamaswa. Bari babonye uwo mukecuru afite ijisho rimwe kuko ntibari barigeze babona umuntu ufite ijisho rimwe. Nuko uwo musore yaje yirukanga, arebye abona ni mama wiwe, ahita abwira abo bana ngo nibagende bajye iyo hirya, narangiza avugane nawe. Uwo muhungu byaramubabaje cyane, yabwiye nyina nabi, arangije aramutukagura, aramubwira ati nakubwiye kangahe kutagomba kuzaza kunshaka cyangwa kuza aho ndi, nta burenganzira nguhaye. Nuko uwo muhungu yabwiye uwo mukecuru asubire iyo yaturutse. Nuko umukecuru, kubera ko uwo mukecuru byaramuyobeye igituma uwo mwana amwanga, ariko uwo mukecuru byarangiye yisubiriye iwabo mu cyaro. Nuko uwo muhungu arangije, hashize igihe, arangije aratekereza, abyibazaho, yongera gutekereza kuri mama wiwe, uburyo babanye mu bihe bitari bibi, byari byiza cyane, uburyo yamuvunikiye akamwigisha. Atekereza uburyo uwo mubyeyi yakoze igishoboka cyose ngo uwo mwana yige ndetse akaba umugabo, bitewe n'imvune za mama wiwe. Arangije abitekerejeho neza, aravuga ati ese harya wajya gusura umukecuru akareba uko ameze tukabiganiraho. Byaje gutinda, uwo musore yaragiye ajya iwabo mu cyaro, arangije ajya kwa mukecuru cyangwa ahari iwabo. Nuko mu kugerayo arakomanga, arangije abona nta muntu uri kumwikiriza, arakomanga cyane, ntihagira umwikiriza cyangwa ngo aze amukingurire. Nuko arangije abaza abaturanyi hafi aho ngaho, arababaza ngo ese umukecuru yaba ari hehe, ko atari kwitaba cyangwa ko atari kuza kunkingurira kandi nzi ko atuye aha ngaha. Nuko abaturanyi biwe b'uwo mukecuru baramubwiye ati ese koko mama ntabyo uzi, uwo mukecuru yarapfuye, ariko nubwo yapfuye yagusigiye urwandiko. Urwo rwandiko anarirwo tugiye kubasomera. Yaramwandikiye aramubwira ati mwana wanjye ndagukunda, reka nguganirire inkuru yanjye ndetse na papa wawe ndetse nawe, kuko umwana ntiyigeze amenya ibya se, kuko ntiyashakaga kuba yaganira n'umukecuru ibintu byinshi, kubera ko atigeraga akunda mama wiwe, nta magambo menshi yagiranaga nawe aho ngaho nabibutsaga. Ubwo umukecuru yamwandikiye amubwira ngo mwana wanjye ndagukunda, ngiye kukuganirira agakuru cyangwa inkuru yanjye nawe ndetse na papa wawe. Hari umunsi umwe ubwo twari tukujyanye ku ishuri, twakoze impanuka turi mu imodoka, noneho wari ufite imyaka 8. Nuko iyo mpanuka yaje guhitana papa wawe, nawe waje kuhatakariza ubuzima bw'ijisho ryawe rivamo. Nibwo nagufashe nkujyana kwa muganga, ndangije ninginga abaganga ngo bafate ijisho ryanjye
barinkuremo barigushyiremo urebeshe iryanjye. Nonaha mwana wanjye, ahangaha kuri uyu munsi wa none, iryo jisho urebesha uyu munsi ni iryanjye naguhaye, kugira ngo nawe ubeho mu buzima bwiza. Cyane ko njye nari ndi umubyeyi umaze gukura, ntacyo byari bimbwiye. Icyari kinejeje ni uko nabonaga unezerewe ndetse wiga neza. Ikindi nagushimira mwana wanjye, kuba waragize umuryango ndetse ukaba wanariyubatse ugatera imbere, ibyo byaranejeje. Mwana wanjye, nahoze ngukunda, nta n'umunsi n'umwe nigeze nkwanga. Kanda subscribe kuri YouTube channel yacu Inama TV. Wenda uyu munsi iki kiganiro nicyo ubonye utazigera kubona ikindi gihe. Ese koko niba iyi nkuru igufashije, kubera iki utakora share ukayisangiza abandi? Ciao ciao, Imana irabakunda, mukomeze kugira amahoro.